hari abagabo bateye gutya, niba uri umugabo uri kunda muri uyu mwanya ukaba uteye kunguku, wumve yuko ubuzima bwawe bwose buzaba bubi, nta n'igihe na kimwe bizigera biba bwiza kuretse umaze kumva yuko ugomba gukosora iki kintu ngiye kukubwira. Rero bihagarike vuba cyane, kuko nutabihagarika ntabwo uzigera ugira amahoro bibera gatoya. Ni ukuri ko Imana yo mu ijuru ndakurahiye, ntabwo uzigera ugira amahoro. Kubera ko igihe icyo ari cyo cyose uzajya ubwira umugore wawe azajya ajya ku mavi asenge atakambira Imana, Imana izakora nk'Imana. Umugabo uri kunyumva, wumva yuko ugomba kubaka urugo rwawe, ibi bintu bihagarike. Abandi bagabo ugasanga hari umugabo ukubita umugore we. Mbabarira umbwire, uyu mugore uri gukubita ntiwamutoranyije mu bandi bose? Wamutoranyije mu bandi bose, urangije ugira gute? Umuzana mu rugo, uramutunga nk'umugore wawe. Ni ukuvuga ko mubonyemo ikintu gikomeye cyane, ariko uramukubita ukamubabariza umubiri. Uyu mugore ukubita akarira, akagira umutima ukomeretse, akaba ari umudamu asenga, ajya imbere y'Imana gusa afumbura akanwa avuga ati Mana nkweretse uyu mugabo, mukorera igikwiriye. My dear, Imana izagukorera igikwiriye. Mu Cyongereza baravuga ngo happy wife happy life. Ni ukuvuga ko umugore yishimye n'ubuzima buba bumeze neza. Neza murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza murisanga. Abantu mumaze iminsi mumbaza uburyo mwashyigikira televiziyo ya Chantal Hakiza, mwanyura muri izo nzira zimwe ziri aho ngaho, mwadutera inkunga mu mafaranga, mwadutera inkunga mu bitekerezo, muzamukoze cyane. Mukomere cyane, nizere ko mumeze neza mwebwe n'imiryango yanyu. Nk'uko bisanzwe ni Chantal Hakiza, mama w'abana 3, ndubatse, ntuye muri Amerika muri leta ya Georgia, Atlanta, niho Imana iturindiye njye n'umuryango wanjye. Hanyuma rero uyu munsi turi umunsi wo kuwa kabiri mwiza, wa kabiri w'umugisha. Nizere ko Imana iri kumwe namwe. Hanyuma rero hariho ikintu nagira ngo mbaganirize. Ndashaka kuganira n'abagabo uyu munsi, ndashaka kuganira n'abagabo bakora bino bintu, bamenye ingaruka zabyo, kubera ko abenshi barasafaringa, abenshi bafite ibibazo byinshi cyane, ariko ntago bazi aho biri kuva. Hari abagabo bateye gutya, niba uri umugabo uri kunda muri uyu mwanya ukaba uteye kunguku, wumve yuko ubuzima bwawe bwose buzaba bubi, nta n'igihe na kimwe bizigera biba bwiza kuretse umaze kumva yuko ugomba gukosora iki kintu ngiye kukubwira. Hari abagabo benshi bashatse abagore babo, aramushaka amushyira mu rugo, ariko noneho nyuma y'igihe kanaka nibaza ko hari urukundo rushobora kuba rwaramuvuyemo, rwa rundi rwagurumanaga muri cya gihe yamushakaga, hanyuma atangira kujya amugirira nabi mu buryo butandukanye. Ni umugabo ubwira umugore we nabi igihe icyo ari cyo cyose, usa nabi, nta nubwo nzi impamvu nagushatse, hari hanze hari abakobwa beza, n'iki byose, mwibuke amagambo menshi yo gukomeretsa umutima w'umugore we. Umugore agahora arira igihe icyo ari cyo cyose. Noneho yarira akajya imbere y'Imana, agasenga. Reka nkubwire ikintu rero wa mugabo, niba uri umugabo ukora ibi ngibi, ubwira nawe umugore wawe, uhora umucunaguza, mubwira yuko adashoboye, mubwira yuko ari ikigoryi, ntago uzi n'impamvu wamushatse, ibintu nk'ibyo ngibyo byose, amagambo mabi menshi cyane ashobora kuba yakomeretsa umugore wawe. Umugore wawe akaba ari wa mugore usenga, ufite ibyago bikomeye cyane, kubera ko Imana yumva amarira y'umugore, yumva amasengesho y'umugore ayasengera umugabo we. Ariyo mpamvu abagabo bafata neza abagore babo, bakabaganiriza neza, bakabereza ya magambo meza ashobora kuba yahereza ihumure umugore we, aribo bantu baba successful, aribo bantu bagera kure, aribo bantu bahoraho bafite amahoro, sibyo? Rero wowe bizaba contraire, uzabaho ubabaye,
kubera yuko uhora ubabaza umugore wawe. Rero bihagarike vuba cyane, kuko nutabihagarika ntabwo uzigera ugira amahoro bibera gatoya. Ni ukuri ko Imana yo mu ijuru ndakurahiye, ntabwo uzigera ugira amahoro. Kubera ko igihe icyo ari cyo cyose uzajya ubwira umugore wawe azajya ajya ku mavi asenge atakambira Imana, Imana izakora nk'Imana. Ntabwo uzigera ugira umutekano mu mahoro mu rugo rwawe. Uyu mugore wamushatse kubera ko wamukunze kurusha abandi bose, uramuzana umushyira mu rugo. Kubera iki ugomba kwirirwa umubwira amagambo mabi? Ntabwo ari byiza. Umugabo uri kunyumva, wumva yuko ugomba kubaka urugo rwawe, ibi bintu bihagarike. Abandi bagabo ugasanga hari umugabo ukubita umugore we. Mbabarira umbwire, uyu mugore uri gukubita ntiwamutoranyije mu bandi bose? Wamutoranyije mu bandi bose, urangije ugira gute? Umuzana mu rugo, uramutunga nk'umugore wawe. Ni ukuvuga ko mubonyemo ikintu gikomeye cyane, ariko uramukubita ukamubabariza umubiri. Uyu mugore ukubita akarira, akagira umutima ukomeretse, akaba ari umudamu asenga, ajya imbere y'Imana gusa afumbura akanwa avuga ati Imana nkweretse uyu mugabo, mukorera igikwiriye. My dear, Imana izagukorera igikwiriye. Wabyumvishe neza? Abagabo baca inyuma abagore babo. Umugore ukaba waramushatse, umukunze, ukamuhitamo mu bakobwa bose, ariko warangiza ukamuca inyuma ku bandi bakobwa, ku bandi bagore baba single mother, ukabaho ubabaje umutima w'umugore wawe. Umugore wawe akaba ananiwe cyane, akaba afite agahinda gakomeye cyane, akaba ari wa mugore usenga kandi nta katagira, akora bya bindi byose umugore yakagombye gukora mu rugo, ariko ukanga ukamuca inyuma. Waramubwiye ati ndashaka ibi ngibi, arabikora. Umubwire ibi ndashaka ibi ngibi, arabikora. Mwibuke buri kintu icyo cyose umubwiye cyose aragikora kandi akagikora neza, ariko ukanga ukajya hanze hariya ukajya kugira gute? Kuko iyo ugiye gucitinga umugore wawe, iyo ugiye guca inyuma umugore wawe, uba ugiye kugira gute? Gukoza isoni umugore wawe. Ni ukuvuga ko umugore wawe ntago ashoboye, kubera ko uriya mugore ugiye kuryama nawe hariya hanze, uriya mukobwa ugiye kuryama nawe hariya hanze, uramubwira byose ibiba mu rugo iwanyu kugira ngo ushobore ko wabona uburyo ugomba kuryamana nawe. Nawe mugabo uri kunyumva muri uyu mwanya, ufite ibibazo bikomeye cyane. Umugore we nashyira amavi hasi agasenga, agasaba Imana ati Mana ndakweretse uyu mugabo, unci inyuma ababaza umutima wanjye, yarashatse ngo mubere umugore we, mukorera igikwiye. My dear, Imana izakora igikwiye. Ndi kubabwira muri uyu mwanya nk'umudamu usenga, nk'umudamu ubana n'Imana, ngira na connection n'Imana. Ibi byose mbabwira nta kintu kimwe nza kuvuga hano kuri kamera ntaba nzi ko ari ukuri ndi kuvuga. Nababwiye ngo ninjya mvugana namwe muzajye mwumva ko ari Holy Spirit iri kuvugana namwe, muzajye mwumva ko ari umwuka wera, ntago ari Chantal. Rero bagabo muri kunyumva muri uyu mwanya, mukora ibi bintu byose maze kuvuga, bihindure soon as possible, bihindure vuba cyane, otherwise ntago uzitegera utera imbere, ntago uzakora akazi kawe ngo ube successful, nta na kimwe uzigera, nta kintu na kimwe uzigera ugeraho, kubera yuko ubabaza umugore wawe. Bikosore vuba cyane, ndagira nkubwire ngo uzaba ufite umugisha udasanzwe, umugabo wicara akagana n'umugore we bakumvikana mu bintu ibyo ari byo byose, igihe icyo ari cyo cyose ashobora kutagera kure muri uyu mwanya, ariko future ye, akazoza ke ni keza cyane kurusha umugabo uhora ubuza amahoro umugore we. Mu Cyongereza baravuga ngo happy wife happy life. Ni ukuvuga ko umugore yishimye n'ubuzima buba bumeze neza. Rero bagabo mwe mwitondere bino bintu maze kuvuga, hanyuma muzagira amahoro mu rugo rwanyu. Ndabakunda cyane. Yari Chantal Hakiza. Bye bye. Neza murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza muri Isanga.